twebwe kugira ngo tumenye ko yishwe neza nubwo twasanze hano iri dirishya ryaciwe urabona iyi ferabeto kugira ngo imanyuke iri dirishya ryari rizima banga kumucisha ngo haruguru ahagaragara bashaka kumucisha hano ubwo nibishoboka wajya no kureba aho bamusanze aho umurambo bawusanze aho tukakwereka niba bawucisha hano bawutwara ahandi bamaze kumuhwanya hano baramutera bamujyana mu migende iri hepfo ukajya kuhakwereka kandi umugore nawe yari yaraye hano nawe yari yagiye bari gusibanganya nk'ibimenyetso urebye iyi nkuru twayimenyeje mu masaha moya nibwo batubwiye yuko umuntu wabashije kuhagera yari ari kujya mu murima nibwo yabashije kumenyesha abantu yuko asanze umuntu aho yiciwe anamenye uwo ari we aravuga ati runaka bamwiciye ahangaha ubwo abaturage nyine bahise twishyira hamwe turatabaza ubuyobozi bwa polisi na RIB irahagera ubwo uburyo bari bamujyanye baragiye igice kimwe cy'umutwe bakicurika mu mazi ikindi gice cya hano inyuma ku kibuno cyari kiri hejuru yambaye ubusa yari yambaye ubusa ubwo nuko twabashije kubimenya ubwo haza kubaho nyine gukora iperereza ubuyobozi bwa polisi na RIB bafatanije n'abaturage natwe nyine ubwo habayeho kuza batavuga ati reka tugende turebe kuko aho twamusanze nta maraso yari yigeze ahavira twaratekereje tuti rero dufatanije nabo bose twari turi kumwe ati turebe ko wenda se yaba yaguye no mu rugo kubera ko imibanire yabo ntabwo yari myiza ntabwo bari babanye neza ubwo twarazamutse bamwe turaza turareba bahatoragura ururimi uko bari barukase n'urwembe biri kumwe n'umufuka ubwo nibwo twahise ubuyobozi nyine nabwo babura bibonye barakomeza bakora ankete uko babizi ariko ikigaragara cyo umugabo turahamya tudashidikanya yuko yazize umugore we wenda ubuyobozi bwo buzabisuzuma neza buzabireba ariko twebwe abaturage turahamya tudashidikanya yuko yazize akagambane k'umugore we mubona umugore yarabikoze atese umugore turebye kuko nawe unashingiye ukareba hari ahantu yararaga urabona ko hababaje ubona umuntu w'umugabo afite icyumba cye aryamamo wenyine umugore nawe afite icyumba cye aryamamo wenyine urabona ko ari ibintu bibabaje biteye n'agahinda ubirebye urabona ko uyu mugabo ahubwo yari amaze igihe kinini cyane mu kababaro ahubwo sinzi niba wenda nako twebwe byaradushegesha ubundi twese uko turi ahangaha ubu imitima yacu ni ibintu byatubabaje cyane ko bijyanye n'uru rupfu rwabaye ejo bigaragara neza ko ari umugambi wateguwe noneho bijyanye n'uko mu bihe byashize hari uburyo higeze hanagaragwa mu myaka itarenze mu myaka 5 hari ikimenyetso hano twigeze tuhabona tunahataburura essence yaragambire kuzamutwikisha no munsi y'inzu hano rwanda rwa toilette hano icyo gihe na mama wa nyakwigendera yarakiriho ibyo byose twarabibonye tubona ari nk'ibintu nyine bifite kuzakomeza ikibazo ndetse umwakaburira ubuzima ibyo ngibyo birakomeza ariko noneho twashingira ku bantu cyangwa se babanywera ahangaha mu buryo we yabashaga gupima ariko we bafite amakabari hano noneho nkanjye ncuruza amasaka akangura amasaka najya kumwishyuza ariko ngasanga bari no gutongana umugore akabwira umugabo ati nzakwica nzakufungirwa nkurira impungure ibyo ngibyo twakurikira tukareba ikibazo tugasanga ni nkaho ntacyo nizantonganya ariko umugore afite umugambi w'abantu we ashaka ko yakwinjiza mu rugo bitewe nuko umugabo nawe yagera hariya yatubwira ati ibibazo byanjye bimeze gutya twaza twabwira umugore akitarutsa ati nta kibazo ariko mu busanzwe bwose bubaho nuko uwo mudamu ari umuntu ukunda abagabo n'abo bantu bafatanyije kubwo igikorwa bakoze cyo kwica uwo mugabo harimo ubwo bufatanyacyaha bakoze n'abo bantu aribo banywaga icyo kigage ari byo bituma n'ubwo buriri we yashashe akamusasira ubwe noneho we akaburazaho n'abo bagabo bandi ibyo rero tubibona nyine nk'ikibazo none twavuga ati umugabo yasasiwe ubwe nibwo amahoro yenda azaboneka ariko umugore we ntatuze bagashishikazwa nuko atamubonye iruhande rwe kandi ntacyo umugabo yaramubangamiyeho na gitoya yakoraga imirimo yo ishoboka byose nkaho twe turaturanye gutya n'ingo ku zindi bari maranye imyaka ingahe bamaranye mu myaka igeze muri 23 yose ari amakimbirane 22 yose ari amakimbirane amakimbirane kuko ndamuzi neza ndabizi neza ni byinshi jewe ahangaha ntaho nigeze mpungira ntaho nigeze mva ariko byose ndabizi
niki cyatumye badatandukana kandi bambwira ko imyaka yose babanye yari y'amakimbirane? baraburanaga umugore akavuga ati ndihana. Hari n'ubwo yagiye ku murenge aravuga ati mve yewe nemeye kwihana ndagiye ikibazo kirahita gikemuka. Nkabona gukemuka ari kuriya kumwica ngo hasigare wenyine, kuko yirirwaga aha mu nzu hirirwagamo abagabo nabo bajyanye. Nazaga guhinga hano nkasanga barimo baranywa, bakirirwa banywa, bakanateka akabagaburira. Uwo musaza wacu yatugeraho ati ngeweho ndumva inzara igiye kunyica kandi imyaka ihari. Ukabona koko kwicwa n'inzara byararangiye. Ngewe nkabona yuko uwo mugore ngewe mwamukatira burundu, mutamukatiye burundu mukamufungura, ubwo mwareba ahandi mwaba mumujyanye, kuko ndumva yaza akananyica akatwica. Ntiyirirwa agaruka hano, kuko agarutse hano nanjye napfa, n'undi yapfa tuva indimu. Aherutse no gukubita murumuna wanjye, afata nawe ikibano ngo kimukubite, ngo arashaka ko amwica, ari uko aje gukiranura uwo musaza wacu ariho amuhondagura amucotsa. Ubwo rero ngewe nkaba ari ibyo nababwira, mutakwirirwa muvuga ngo turamurekuye n'ijo shorekeze, muzigaruye hano, kuko nimubona mushatse kumugarura muzareba ahandi mumujyana, kuko ndumva agarutse yanyica. Kurebana nawe n'ukuntu yambitse musaza wanjye ubusa, barararanye nkasanga yambaye ubusa ameze butsiritsiri nk'uko umwana bamubyara, azi ko bararanye. Nanavuga ati murekeremo imyenda yimukuremo agenda yirohe hariya, agaruke acurike mu mwoto, tukabona ururimi aca ururimi arushyire hariya, afate ishashi amupfunyikemo iy'amaraso ayizane nayo ayishyire hariya. Ni ya maraso yamuhamye kubera ko musaza wacu atamuhemukiraga. Undi wari kwica umuntu akazana guhisha hariya yamujyanye iriya ninde, si ya maraso? Ngewe nkumva ko uwo mugore ubushobozi bwanjye binashobotse na leta nushaka uyibibyire rwose, ubabwire ko uwo muntu bamugaruye hano, numva ku mutima wanjye ukuntu umeze yahita nanjye anyica, aho kugira ngo rero azanyice hano ngo umuntu bamubwira ati biriya wakoze sibyo, ngo jyewe ngo niciye umugabo ngo simwe nishe, ngo kandi hariya mu bashyika nta muntu uzahankura, nta muntu uzahamukura, kuko uwo bahabanaga akabona natwe turimbwa tutazahamukura. Ubuyobozi ndagutura ubumbyirira ati yaramuka amufunguye ntazamugarure hano mu isambu ya Nyirimirera, azamujyana ahandi. Bivuze ngo mbere ko bamutwara mwabanje kuganira nawe uwo mugore? Naramwinginze muri bo tuva inda imwe, ndamwinginga nkaza nkamuhakwaho, nkamukorera ikintu gishoboka cyose rwose, ihangane akanga akananira. ndavuga ejo amaze gukora ayo mahano, mbere yuko bamutwara mwabanje kuvugana nawe? Ntabwo batumye tumwegera, bamushyizemo ipingu. Uwo nguwo n'uwari uje amubwira ati koko dore se ukore biriya bintu wica umugabo wamugere kuri ngo ngewe ngo ni umugabo wanjye niciye, ngo nihekuye, ngo batarahagera, ngo nta n'akantu gashobora kunkura hariya mu bashyika ni mw'iyi nzu, ngo nta kantu gashobora kuhamukura. Ubwo nyine urumva nta kahamukura, agarutse sinahagera kandi ni kwa data. Ubwo se ahantu nazagera ari kwa data ndahinga hano munsi y'urugo, ngewe ntiyazaza akanyicira munsi y'urugo akahamwanyiriza? Nge numva ko mu bushobozi bwanjye munamurekuye mutamugarura hano, keretse kureba ahandi mumuhungishiriza, kuko n'ubundi adasubiyemo hasubiramo n'abandi. nawe ufite icyo wakongeraho? Mfite icyo nongeraho ku kibazo cyabaye turi abaturanyi. Uriya mubyeyi yatesheje abagabo agaciro, natwe ababyeyi yadutesheje agaciro. Ukurikije ukuntu umuntu agukura iwanyu ukaza akakushyira mu nzu ye, mukabana mukabyarana abana mugasazana, yarangiza agafata umugabo akagenda akamucurika ku gasozi akamwambura ubusa, none kari akageni basazanye. Rwose ibintu yadukoreye yadutesheje agaciro, ntabwo twari twabona kuva twabaho. Uriya mubyeyi akwiye kugenzurwa n'abayobozi agakatirwa ubutabera. Iryo jambo ryanjye yaratubabaje pe, yambitse abagabo yabatesheje agaciro, natwe adutesha agaciro. Yewe ibi bintu bitangira
twabanaga na mama wanjye hano. Noneho mama wanjye acyura umugabo witwa Nziza wa hano ku Muvumu. Icyo gihe ubwa mbere twaraserereye nzana mudugudu, nzana n'abo ba masenge, nora n'abandi bantu duturanye. Ndababwira ati ngiye dore papa yagiye mu kazi, akorera amafaranga yatwoherereza tugaha no kugurira imyenda n'uhaha muri urugo. Ngiye bisimba ishaka sinzongere kubona uwo Nziza mwinzu. Sinabahamagaye si bizwi mwese si babizi n'aba mudugudu. Ibyo biva ngo birarangira ndituriza. Nkahora ngwana nawe buri munsi dupfa ibyo ngibyo. Ubwo ngubwo bugezeho nigirisha abanibonera umugabo. Umubyeyi wanjye papa wanjye yari yigiriye mu kazi. Nkabona n'ubundi kujya yirirwa azenguruka ntacyo bimaze. Ndamubwira ati papa wowe uzaze wicara hano mu rugo twemere duhangane nawe, icyo azagukoraho nzaba mari ntacyo azagutwara. Papa yaranyemereye araza aricara. Icyo gihe yaraje asanga uwo mugabo we, dutora abantu kugira ngo tubamwirukane. Twatoye abantu n'abamudugudu barahaje icyo gihe turamwirukana uwo mugabo we. Yandika sinya ko nta bagabo bazagarura hano mu rugo. Nigira mu rugo rwanjye nkavuga ati nyine ni ibisanzwe. Papa ni umuntu witondaga, nta muntu yasagariraga, aramwihorera aridagadura. Noneho icyo gihe avuye mu kazi papa aje. Mama yanga ko babana. Papa aravuga ati ngiye kugira ngo ngenerwa serera nawe kora ibyo wumva ushaka, ndagendana mu cyumba cyanjye nawe urare mu cyawe ubundi nkuharire. Nyuma yabwo papa akajya akambwira ati dore umuntu yanga guteka ngo ngaburire kandi ibiryo nabihaye. Nkaza nkamubaza impamvu adateka ngo agaburire. Papa abantu bose barabizi. Mama ubwo akaba aranyanze akanyitwaraho umwikomo agatangira akanyurira ngo shyigikira papa wanjye. Abantu bose barabizi. Noneho mwe makimbirane yabo papa yakundaga kunywera inzoga n'umuntu ukiraga mu mutwe yakeye. Yabona yasinze akamucunga buri munsi akamuhondagurira mu nzu. Nkaza nkamubwira ati si umunsi wamwishe uzamurya cyangwa uzamuteka. Ubwo nabwo nkaba mbaye umwanzi we kubera ubwo ngubwo. Njyewe naravuze ati nahamagaye mama wacu uba araye epfo, ejo bundi amukubitirwa nyuma ari bwo ubwungu wamukoya ni Jeannette. Jeannette ndamuhamagara ati urebe mama ukuntu ahora agira papa umunsi yamwishe azamubazwa. Ubwo ejo naribyukiye mu gitondo ndi gukubura muhiri wanjye, numva umwana araje arambwiye ati papa wawe ko ntibavuze ngo bamwishe, ati koko urabizi? Nta kindi nahise mvuga ati imigambi bari barayicuje baramurangije, nta bindi birarangiye nibo bamwishe. Nta wundi muntu nashinza ni mama wanjye wishe papa wanjye nyine. Nawe nzarenganya nziza kuvuka nabi, Imana izabirebe bazamukatira ikimukwiriye kubera ibintu